Hari amakuru akomeje kuvugisha abantu benshi cyane muri aya masaha nyuma y'uko mu karere ka Rutsiro hibwa ibendera ry'igihugu ku biro by'akagari. Yego wumvise neza. Ibendera ry'u Rwanda ryari ku biro by'akagari ka Muyira mu murenge wa Mahira ryaburiwe irengero mu buryo bwateye urujijo rukomeye. Ibi byatumye inzego z'umutekano zihita zitangira iperereza ryihuse ndetse kugeza ubu abantu 9 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare muri iki kibazo gikomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga no mu baturage. Bibaza impangazi ishobora kuba yagiye ku biro by'akagari ikiba ibendera. Ariko se ni gute ibendera ry'igihugu rishobora kwibwa ku biro bya leta? Ese ni uburangare cyangwa se ababifitemo inyungu cyangwa iki ni ikimenyetso cy'ikibazo gikomeye cy'umutekano? Muri iki turebe ubundi ngo byatangiye bite cyangwa se ubundi inkuru yose iteye ite? Bahaye ikaze kuri NB Izumi inkuru zacu kuri kwawe. Ubundi amakuru y'ubu bujura bw'ibendera ry'igihugu yamenyekanye mu gitondo cyo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2026. Ni nyuma y'uko umukuru w'umudugudu aje kugenzura ko irondo ryakozwe neza mw'iryo joro. Ageze aho ibendera ryagombaga kuba riri ahasanga ryabuze. Ibi byahise bikurura impagarara n'urujijo mu baturage bo muri aka karere ndetse cyane bidakunze kubaho. Nyuma y'iperereza ry'ibanze hafashwe abantu 9. Muri abo 9 harimo uwahoze ari umuyobozi w'umudugudu wa Rufungo ushinzwe umutekano mu mudugudu ndetse n'abagombaga kurara irondo iryo joro. Birumvikana bagomba kuza mu babibazwa kuko bagomba gukora umutekano w'ijoro. Amakuru avuga ko bamwe bakekwaho kuba batarakoze irondo nkuko byari biteganyijwe, ibintu byabo byaratanze icyuho cyatumye iri bendera ryibwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahira yavuze ko kugeza ubu ibendera ritaraboneka ariko ko inzego z'umutekano zikomeje ibikorwa byo kurishakisha. Yagize ati ryibwe kubera icyuho cy'abataraye irondo uyu munsi. Aya magambo yahise atuma benshi bibaza niba ikibazo ari uburangare cyangwa niba hari ikindi kibyihishe inyuma. Abantu baribaza bati se ni gute abantu bategekwa gukora irondo kandi abaturage bishyura amafaranga aho gukora irondo bigashiduka none bigeze ku rwego ibendera ry'igihugu rishobora kwibwa? Ariko n'abaturage nabo simbizi, twe tumenyereye ko nyine ubujura busanzwe buba ari ubwo kujya mu abantu bibana nyine bakava umwe akava mu rugo rwe akajya kwiba ahandi. Ibyo byari bimenyerewe ariko nibwo bwa mbere ibi bintu byumvise nyine kwiba ibendera ry'igihugu ukagenda ku biro by'akagaru karimanura. Ese zarimaze icyo waryibye? Arahazarijyana se cyangwa se azaryambaramo umwambaro? Sinumva ubwo bwenge buke ukuntu abantu babugira. Iyo abantu bumvise inkuru y'ibendera ry'igihugu ko ryibwe bamwe bahita batangira kubifata nk'inkuru isanzwe, ariko mu by'ukuri si ibintu byoroheje. Ibendera ry'igihugu ntabwo ari umwenda usanzwe ku buryo wawiba ngo uzawambara. Ni ikimenyetso cy'ubusugire bw'igihugu, ubumwe bw'abaturage ndetse n'agaciro k'igihugu. Niyo mpamvu iyo hari urikozweho mu buryo budasanzwe bihita bifatwa nk'ikibazo gikomeye kuko riba rigomba kubahwa rigahabwa icyubahiro rigombwa. Ikindi cyakuriye abantu benshi mu mpaka nuko ibi bibaye nyuma y'igihe gito mu yindi mirenge ya Rutsiro ari havuzwe ikibazo nk'iki. Ariko abantu bakibaza, ese Rutsiro yaba yabaye agaco k'amabandi yiba ibintu bitakagombye gutekerezwa no gukorwaho n'ubonetse wese? Ni ibibazo bikomeye cyane abantu bari kwibaza kandi batabasha kubusubiza. Udushobora kukibaza n'umuntu nta kigusubiza. Ibi byatumye bamwe bavuga bati ese hari abantu bari gukora ibi nkana ku buryo nyine bari kubikora ku bushake? Abandi bakavuga ko bishobora kuba ari ikibazo nyine cy'uburangare n'intege nkeya mu mutekano wo hasi. Ubwo ndavuga abashinzwe umutekano nyine abakora irondo n'umutekano mu midugudu. Ariko kugeza ubu nta rwego ruratangaza impamvu nyayo yabiri inyuma y'ubu bujura. Icyakora hari ikintu kimwe abaturage benshi bahurizaho: umutekano wo ku rwego rw'umudugudu n'akagari ugomba gukazwa cyane kuko ni umutekano wegereye abaturage cyane. Kuko niba ikimenyetso gikomeye nk'ibendera ry'igihugu gishobora kwibwa gutya, abantu bibaza ibindi byashoboka. Bavuga ati uyu muntu yaba yabonye intwaro aho abashinzwe umutekano bazibika ho ntiyajya kuziba?
Abaturage bamwe bavuga ko ukanya ubwoba no kutabyumva neza. Hari abavuze ko batigeze batekereza ko umunsi umwe bazumva ko ibendera ry'igihugu ryibwe ku biro bya leta. Ku mbuga nkoranyambaga naho abantu benshi bakomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye. Hari abashinja abakora irondo kutuzuza inshingano zabo, abandi bavuga ko abantu bafashwe bakwiye kubazwa byimbitse ibi bibazo kugira ngo hamenyekane ukuri nyako ku cyaba cyateye ubujura bwo kwiba ikirangantego cy'igihugu n'ibendera ry'igihugu. Ntabwo nyine bavugaga abafashwe barimo gushinzwe umutekano akagombye kuba yapanze abirondo, aho wahoze ari umuyobozi n'aba twavuze mwabumvise. Ariko hari n'abavuga ko hakwiriye kwitonderwa amakuru ataragenzurwa neza kugira hatagira umuntu n'umwe urengana, hatagira umuntu n'umwe ubigwamo nyamara nta ruhare abifitemo. Ikindi cyakuruye ibitekerezo by'abantu ni amakuru avuga ko mu bafashwe harimo uwari umaze iminsi atishimiye uburyo yahagaritswe ku nshingano zo kuyobora umudugudu. Nubwo nta n'urwego ruravuga ko bifitanye isano n'ubujura, byakomeje gutuma abantu bibaza byinshi. Kumva ko nyine gufata ugafungamo n'uwari nyine wari umaze iminsi ahagaritswe atabyishimiye, nabyo nyine abaturage batangira kubitekerezaho. Abandi bati ese yaba ari impanuka? Ese ni uburakari bw'umuntu? Ese ni uburangare gusa? Ibi byose ni ibibazo abantu benshi bakomeje kwibaza. Ndibaza sinumva ukuntu umuntu yahangara akajya kwerera ahantu hamanitse ibendera ry'igihugu akajya kurimanura. Abantu uko bashirutse ubwoba we. Mu myaka yashize u Rwanda rwakomeje gushyira imbaraga nyinshi mu kubaka umutekano usesuye w'abaturage barwo, kuva ku rwego rwo hasi kugeza ku rwego rw'igihugu. Niyo mpamvu inkuru nk'iyi ihita ifata indi sura ikomeye cyane abantu barimo gutekereza, kuko iyo havuzwe ikibazo ku kimenyetso cy'igihugu abantu bahita babyumva nk'ikintu gikomeye cyane. Hari abasesenguzi bavuga ko ibi bikwiye kubera isomo inzego irondo rirusheho gukurikiranwa, abaturage bongeye kugira uruhare mu mutekano, ndetse amakuru ajye atangwa ku gihe nk'uko nyine babitwigisha. Buri wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe, kuko akenshi ibyaha byinshi bibaho iyo habaye icyuho cyangwa uburangare mu nzego runaka. Ibyo ngibyo niho nyine abakora ibyaha baca abayobozi nyine mu cyuho. Kugeza ubu abantu 9 bakomeje gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Rusebeya mu gihe iperereza rigikomeje gukorwa ngo barebe icyaba cyateye ubwo bujura ndetse n'ababa baritwaye ibyanyabyo. Naho ibendera ry'igihugu rikaba ritaraboneka kugeza na n'ubu. Ariko ndakubaza, urabitekerezaho iki? Uratekereza ko ari uburangare? Ese urabibona ute? Iyi mico uyibona ute? Cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda amakuru asesenguwe neza kandi yihuse, komeza ukurikire NB Izum inkuru zacu kuri kwawe. Wibuke gukanda subscribe ujye uhagezwaho ku gihe. Nitwa Sana. Ciao ciao, hasta la vista.